kaza neza muvandimwe aposo ushobora kwicara Imana mu ijuru bahereza umugisha. Dufate Bibiliya zacu tugiye gusoma mu gitabo cya Esiteri ibice 6 umurongo waho wa mbere. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomera umwami. Esiteri ibice 6 umurongo waho wa mbere. Iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bazana igitabo cy'ubucurabwenge bagisomere umwami. Kadufunge Bibiliya zacu kubw'umwanya. Imana mu ijuru bahereza umugisha. Twari tuvuze ngo Imana mu ijuru bahereza umugisha. Bariza mugenzi wawe mbese warawuhaze wowe? Maze ngo umugisha warawuhaze. Hari igihe ubwira umuntu ngo Imana mu ijuru muhereza umugisha yarawuhaze. Mubaze ngo mbese warawuhaze? Dushimiye ubuyobozi bw'itorero. Imana mu ijuru bahereza umugisha. Nagize umugisha ku mushumba wanyu. Nimutamukunda njye nzamukunda. N'ubuyobozi bafatanyikanyije Imana mu ijuru bahereza umugisha mwinshi. Mvuze ko nari mbakumbuye ntabwo naba mbeshye. Nari mbakumbuye kandi mubwira umuntu mwegeranye ngo umwaka mushya muhire. Christine ndagusuje mu izina rya Yesu. Uyu muntu ni umuntu mwiza cyane. Haleluya. Yewe ntabwo mbatindira hano. Ni mu kanya ndasoza. Ariko nahaye umutwe w'ijambo rivuga ngo iri joro umwami abura ibitotsi ku bwawe. Kugira ngo umwami abura ibitotsi haba habaye ibintu bikomeye cyane, haba habaye ibintu bitandukanye, akabura ibitotsi. Nari mvuze rero ngo iri joro twagezemo umwami abura ibitotsi. Haleluya! Nukuri umwami abura ibitotsi. Kandi si umwami wo muri iyi si. Yewe umwami abura ibitotsi nkuko yabuze ibitotsi ku bwanjye. Yewe abura ibitotsi ku bwawe. Tugiye kuganira akanya gatoya dusoze. Munsi umwe hari umugabo witwa Suwerusi. Bibiliya iravuga ngo yayoboraga Aziya, akayobora n'igice kimwe cya Afurika harimo Ethiopia na Kenya, ahangaha hose yarahageraga. Umunsi umwe kuko yarakomeye, yibwira muri avuga ngo abaturage bose bafata ibyo kurya no kunywa kuri konte yiwe. Bwira mugenzi ngo umuntu yarakomeye. Usanga umuntu yari kakaje yarakomeye, nturagaburira abaturanyi bawe batatu. Ariko Suwerusi yagaburiye abo bantu bose. Ngo Bibiliya iravuga ngo abona ko bitahagije. Borongera arategeka mu bwami ngo bamare iminsi 7 barya, bambara, banezerewe kuri konte ye. Suwerusi yarakomeye. Ngo abone ibyo ko bitahagije. Haleluya! Ngo abone ibyo ko bitahagije, ngo atumizaho umudamu witwa Vasheti. Bwana asifiwe. Kugira ngo yereke abantu mu bwami ko afite umudamu mwiza. Haleluya! Bwana asifiwe. Yagaragazaga gukomera kwe. Warangije atumizaho abami
ngo baze mu rugo rwe basangire abereke ko yari afite umugore mwiza. Bibiliya iravuga ngo atumizaho Vashiti. Vashiti ahageze aramubwira ngo ndashaka kujya kugupresenta, nkereka abaturanyi banjye, nkereka aba premier ministre, nkereka abadepite ko mfite umugore ukomeye, mfite umugore mwiza. Bibiliya iravuga ngo Vashiti aramubwira ngo ntago nza, sinza, nanjye nateguye iminsi mikuru. Ahatari umwuka w'Imana abantu babibyigenge. Vashiti aramubwira ngo sinza, ntago nza. Arambwira nanjye nateguye iminsi mikuru aho abantu bagomba kugira ngo nsangire nabo. Bibiliya iravuga ngo ibyegera baramubwira ngo Vashiti ugomba kumwirukana, kuko uyu ni first lady, icyo akoze cyose abandi badamu bakigenderaho. Bivuge ko natwe bari budusuzugure. Bwana asifiwe. Baravuga ngo bagomba kumwirukana, inama iricara. Mwamasorusi Bibiliya iravuga ngo arabyemera. Aravuga ngo Vashiti agira ute atengwa asohoke. Haleluya. Tuzamura ibiganza gutya. Hey, haleluya. Igisuzuguro, gusuzugura cyangwa kutubaha bigukura mu bwami bikagusohora hanze. Kutubaha umutware wawe bigukura mu nzu bikakugira umuntu wo hanze. Kutubaha kuvuga gusa ngo urubashye bigukura mu bwami bikaguta hanze. Gusuzugura bigukura mu gihugu gikize bikakugera mu gihugu gikennye. Nagiye mbona abantu bakenera mu gihugu gikize, nkabona umuntu usuzugurirwa ahantu yagombye kubahirwa agasuzugurwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Iri joro umwami abura ibitotsi, abura ibitotsi, abura ibitotsi. Keswa abura ibitotsi mu izina rya Yesu. Haleluya. Iri joro umwami, iri joro sejo, iri joro hari abantu babyumvishe kandi ndabarahira Imana isumba byose. Umwami arabura ibitotsi. Hey, haleluya. Yewe pastor yabuze ibitotsi. Mubona ibintu bitungana gusa. Uri muranyumva? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Imana ni igitangaza. Yesu ashimwe cyane. Ndumva ikintu cy'umutima, nkumva ikintu cy'ubwoba. Iyo ndi bugira ibihe byiza, ngira ikintu cy'ubwoba nkubu nashize nahwereye. Iri joro umwami abura ibitotsi. Keswa abura ibitotsi, abura ibitotsi, abura ibitotsi. Hey, haleluya. Akisema ndiyo nani akanayezuia. Yo yavuze ngo yego, ninde ushobora guhakana. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Vashiti ngo arasohoka ibwami. Hamani arinjira. Yesu ashimwe cyane. Ngo Hamani anyuze ku irembo ngo hari umuntu witwaga Morodekayi. Morodekayi niwe muntu wabanaga n'umukobwa witwaga Hadasa, witwa ariwe Esteri nyina wahinduye izina witwaga Hadasa. Yesu ashimwe cyane. Yaravuye mu gihe ari umunyagano muri Israeli, barabazana. Ari umwana avutse kwa se wabo. Aramuzana. Amugejeje aho hantu Hamani yamunyuragaho buri munsi. Umunsi Hamani aje, Morodekayi ntiyamupfukamira. Hamani akurikirana amakuru ya Morodekayi, amenya ko Morodekayi ari umuyuda, amenya ko Morodekayi ari umurokore, amenya ko Morodekayi asenga, amenya ko Morodekayi ajya muri nibaturi, amenya Morodekayi ko ajya muri lanshawa, amenya ko Morodekayi aba ari mu rusengero. Hey, haleluya. Muri we ngo agira ikintu cyo kumwanga, ngo abandi bose baramwunamira, Morodekayi ntiyamwunamira. Haleluya. Reka nkubwire, hari ikintu namenye neza. Iki kintu nimeke nkibabwire nitonze. Nabonye umuntu w'Imana usenga. Umuntu usenga, utwo ngo arasenga. Iyo umuntu aguhagurukiye akugwa imbere. Umuntu usenga, iyo hagize umuntu uguhagurukiye usenga Imana ya Israeli, arapfa. Haleluya. Haleluya. Tugaragara nk'aboroheje, ariko iki twereka ko dukomeye, ikiyereka abantu ko dukomeye, azibesha guhagurukira. Abakubona babona ko usuzuguritse, ariko ikikwereka ko bakomeye uzamuhagurukire.
wowe zamuhagurukira umuvuge umugiye mu migambi itari myiza uzabona ko asenga. Morodekayi yari umuntu wo ku irembo usuzuguritse. Hamani yari akomeye. Hamani yari igitangaza. Hamani ageze ibwami abwira umwami Asuwerusi, aramubwira ngo mwami, hari ubwoko buba muri kino gihugu utazi. Aramubwira ubwo bwoko n'ubuhe? Hari ubwoko bwitwa Abayuda. Ubu bwoko iyo utanze itegeko ntabwo bukumvira, ahubwo bugumura abantu. Ndashaka kugira inama. Asuwerusi aramubwira ngo niyihe nama ushaka kungira? Aramubwira ngo ubu bwoko iyo utanze itegeko kuko butagonda ijosi ntibukumva, ahubwo ndashaka kugira inama ko utanga itegeko aho buri hose bwicwe. Ikindi, umuntu wica umuyuda azagororerwa ibyo Abayuda batunze. Mu yandi magambo, niwica umuyuda inzu uzayitwara, niwica umuyuda imodoka uzayitwara, niwica umuyuda ibyo utunze ni nka promotion, ni nko kubankuraja. Bibiliya iravuga ngo Asuwerusi arabyemera, arangije abwira Hamani ngo byandike, nurangiza ubimereze mbisinye, cyangwa ubisinye mu izina ryanjye, urupapuro rutwara. Vuga ngo inama irakorwa. Uzi inama zikorwa ku bwawe? Uzi inama abantu bamenya amakuru kuri mu rusengero bakabaza amasaha, ari mu rusengero aranyura aha n'aha, navayo aranyura aha ngaha, tumutegera. Wasohoka umuntu akubwira ngo uyu munsi ntabwo uri butahe, tugiye muri overnight. Imana ikabikurengeje intambara utazi. Haleluya! Abantu bacura inama zo kugira ngo bakunanize, ahubwo barimo bagenda bakugera mu gisubizo cyawe. Reka ngasubiremo. Umuntu agucurira imigambi yo kugira ngo abana bawe batazongera kwiga, agafata abana bawe akakwirukana. Aha kwirukana ugasanga uguye mu mushinga wo kwishurira abana bawe. Wowe iturize gusa, iturize. Intambara ufite n'iziki, intambara urwana uyu munsi niko umuririmbyi yaririmbye ngo n'ubuhamya bwawe bw'ejo. Ubwo n'ubuhamya uzabwira abantu. Iturize, intambara si yawe. Hamani abwira Asuwerusi, aramubwira ngo tugomba kubica. Yandika urwandiko. Bwira mugenzi we ngo yandika urwandiko. Urwandiko bararusinya. Urwandiko bemera ko inzandiko zose zisohoka mu bihugu byose Asuwerusi yari ayoboye. Bibiliya iravuga ngo urupapuro rugera kuri Morodekayi. Morodekayi afungura urupapuro, ararwandiko ararusoma, asanga harimo itegeko rivuga yuko Abayuda bose bagira ute? Bose bagomba kwicwa. Asoma urupapuro, arangije arufunga, afata ikaramu arandika. Bwana sifiwe. Yandikira Esiteri, aramubwira ngo Esiteri, amakuru ari hano hanze y'ibwami urayazi? Uzi ko batanze itegeko ko batwica? Yewe icyo Imana yakwimikiye ni ukugira ngo udutabare. Fata urupapuro, baruhereza intumwa, irarutwara, barugeza kuri Esiteri. Esiteri ararusoma. Esiteri nawe yandika urundi rupapuro, aramubwira Morodekayi, we erega Morodekayi nta makuru ugira. Morodekayi uba ku irembo, ntabwo uzi ikibi ibwami. Ibwami haba itegeko rivuga ngo ntiwemerewe kujya kubonana n'umwami umwami atagutumyeho. Yewe rega Morodekayi ntumenye amakuru, erega uri umusekiriti. Urupapuro rumugera, arongera yandikira Esiteri, aramubwira Esiteri, nutadutabara ni ukuri nta kizabuza Abayuda gutabarwa. Kandi si ibyo gusa, wowe n'inzu ya so muzagirwaho urubanza. Esiteri asomye uru rwandiko. Haleluya, 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 haleluya. Reka nkubwire, icyo wagerageje wikirekura, ongera ugerageze. Niba byaranze reka kucika intege, ongera upushinge. Byanze hano, gerageza aha ngaha. Byanze hano, gerageza hariya. Byanze aha, gerageza hariya. Niwemere gutsindwa. Esiteri yongera yandika urupapuro, aramubwira noneho Morodekayi, niba ari gutyo bimeze, umva neza, umva aya makuru. Haleluya, haleluya. Yewe natinze, reka ngere soze. Esiteri yandika urupapuro, aramubwira ngo Hamani
mwana wa data umviye inkuru Morodekayi niba ari gutyo bimeze bwira abayuda bose mumara iminsi 3 mutarya mutanywa uretse nasomye igitabo cyane kaditeze ngo yewe n'inka y'abayuda pastor ntiyigeze irisha ngo n'umwana wari kwibere ntiyigeze yonka. Haleluya, hey, haleluya. Bwira mugenza ngo iri joro umwama buri bitotsi. Yewe mubwire ngo iri joro umwama buri bitotsi. Haleluya, hey, haleluya. Yewe tuhaguruke dutere haleluya, tuzahaguruke twese. Haleluya, 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 hey, haleluya. Iri joro umwama buri bitotsi. Iri joro umwama buri bitotsi. Keswa uko byamera kose aburi bitotsi ku bwanjye aburi bitotsi ku bwawe ariko ndafashijwe. Haleluya. Umva amakuru bamaze gusenga iminsi 3 irangiye. Umva ko Nesiteri yababwiye mwicare mbabwire ayo makuru. Esiteri yaramubwiye ngo Morodekayi icyo urubukore bwira abayuda bose bambare neza barye neza urugamba rwose ngiye kurwikorera ngiye kubonana n'umwami. Reka nkubwire yaravuze ngo ngiye kwitwikira amasengesho. Hey, haleluya. Ngiye kwitwikira amasengesho, ngiye kwitwikira kwiriza, ngiye kwitwikira amasengesho. Bibiri iravuga ngo Esiteri yambara neza. Aravuga ngo abayuda mwese murye neza uyu munsi ngiye kubonana n'umwami. Nditwikira amasengesho. Ariko gusenga ni byiza. Umuntu wese azagutwara ikintu cyose ntazagutware gusenga. Umuntu azagira ibintu atwara ntazagutware gusenga. Ntazagutware gusenga. Atwara amafaranga mafu, atwara ibindi byose mureke. Mukobwa mushuti wanjye, mama, papa, ntazagutware gusenga. Gusenga tubyohereza ahantu tutagera. Yesu ashimwe cyane. Amasengesho akagutegereza akavuga ngo hari umwana wanjye twavuganye ari mu nzira. Esiteri yitwikira amasengesho. Bibiri iravuga ngo umwami Asuwerusi ngo yari yicaye. Bibiri iravuga ngo yari amaze iminsi 30 atabonana na Esiteri. Iminsi 30 yicaye. Noneho igihe cyose wahingukaga hariya atagutumyeho inkone z'ibwami zari zemere kukwica. Nushaka ubura umugore urinde n'itegeko rye ryarasinywe. Urahinguka hariya inkone z'ibwami zirakwica. Bwana asifiwe. Haleluya. Niba umwami atagutumyeho ugiye he? Ese ntabwo umwami yari yamutumyeho? Birivuga ngo yari amaze iminsi 30 atabonana n'umwami, arimo gusenga gusa. Arangije aravuga ngo noneho ngiye kwitwikira amasengesho, ndabonana n'umwami iri joro. Uzi impamvu? Kwarugira ngo atabara abayuda. Bibiri iravuga ngo Esiteri agihinguka bwira mugenzo ngo favor igikundiro. Mubwire ngo igikundiro kivugira. Igikundiro utavuze umuntu akakureba akagukunda, ugatambuka gusa akumva ari ikintu kimukurura kikubwira ngo nta muntu. Yo umva nkubwire wa mukobwa batarimo kurambagiza uderuka message abanabwira ko bagukunda, uyu munsi igikundiro kikugereho. Wagize ngo biroroshye, umaze ukwezi nta muntu kubwira ko agukunda, umaze umwaka nibura ngo munabivemo ntawe. Nibura n'umuntu baramutereta ukamenya ko nibura hari amakuru. Baraneretse turashwanye sava ariko nibura nta kibazo yambengutse. Ariko si umuntu batatereta ni ikibazo. Haleluya,
Haleluya. Bwana sifiwe. Yo yavuze ngo yego, akisema ndiyo, nani akataye pinga? Ninde ushobora kuvuga ngo ya Yesu yavuze ngo yego? Uravuga uyu urapfa. Haleluya. Haleluya. Esteri ngo ageze imbere y'umwami Ahasuwerusi, aramubaza ngo Esteri ntacyo aravuga. Munyumvire igitangaza cy'urukundo. Ngo Esteri urashaka iki? Atarasubiza ngo niba ushaka na kino gihugu ndakiguha. Oh, haleluya. Igikundiro. Mwese atavuyeho numwe mununga ibiganza muvuge ngo Imana iguhereze igikundiro. Mwese. Nukuri mbonye umuntu utabikoze. Turashize. Mununga ibiganza muvuge ngo Imana iguhereze igikundiro. Nukuri time kabisa. Ariko uzi icyangiro. Urakizi. Uravuga abantu arimo aravuga ibiki? Imana iguha igikundiro. Bibiliya ivuga ngo Esteri yahingutse imbere y'umwami gusa. Aramubwira ngo Esteri sheri, shu, bu, be. Hey, hallelujah! Aramubwira hani, bebe, bu, shu, hani, bu. Aramubwira n'icyo ukeneye ko nguhereza. Atarasubiza Esteri. Ariko Esteri ni igitangaza. Ngo niko shu, be. Ariko. Ahasuwerusi we. Ariko Ahasuwerusi wa Yesu. Ahasuwerusi tumukomera amashyi. Umwami Ahasuwerusi niwe wa mbere. Niwe wa mbere kabisa. Aramubwira ngo be mbwira ikintu ushaka. Umva Esteri kunavuze se. Esteri kunavuze. Ariko Esteri wa Yesu azubwenge. Ariko Mana we, abakobwa musaba Imana ubwenge. Hari umuntu avuze ngo igikundi ubwiza bukugeze ibwami, ariko ubwenge nibwo butuma urambaye ukagumayo. Esteri kara gakobwa katayitera make up. Kara ugasanzwe nkanjye nawe. Reka kakaraho ngaho kagapfubyi. Karazanywe na anko jasa anko aragatwara gusa. Mukagera imbere y'umwami, umva ikintu kamusabye. Mujye mwitonda kuvuga. Ujye witonda kuvuga. Bibiri iravuga ngo mujye mubaza umwuka wera. Mwuka wera niki nasubiza uyu muntu? Mwuka wera uyu muntu ubashije gutya niki numusubiza? Ntukajye uhita usubiza. Esteri umwami yaramaje ngo sheri, bo nguhereze iki? Yaramubwiye ngo mbwira ikintu ushaka ndakiguha. Ngo niba ushaka n'icya kabiri. Si igihugu kimwe. Nababwiye ngo yayoboraga Aziya yose. Akayobora n'igice cya Afurika harimo za hano muri Kenya yarahageraga. Ahasuwerusi yarahageraga. Arangije aramubwira ngo mbwira ikintu ushaka. Uzi ko Esteri yamubwiye? Yaramubwiye ngo databuje, niba nkugireho umugisha waretse tukaza gusangira sapa byo kuri bya nimugoroba. Umuntu aramubwiye ngo niba ushaka ikintu gihugu mbwira ikintu cyose urashaka ko dusangira. Umugabo wase n'igitangaza gusangira umugabo wawe. Vuga ngo umwuka wera. Aramubwira ngo sheri dusangire bya nimugoroba ndakubwira. Ntabwo ikimbabaje. Ayiwe. Aramubwira nta kibazo sheri, you go. Genda utegure. Esteri arategura. Vuga ngo biratungana. Turihuta tugeze ku meza. Aramubwira ngo ariko sheri ndashaka ko umbabarire dusange none umwana wa mugaragu wawe ko mwami wawe ukunda witwa Hamani. Hamani arakomeye. Mbona twahora ku meza. Ariko Esteri ari gitangaza. Ambweshe nukuri nsangire na Hamani nawe. Hamani umugaba w'ingabo ukunda. Umugaba w'ingabo ukunda. Mu yandi magambo ugiye kutumara. Ariko Esteri ari gitangaza. Ngo tuze gusangira. Ndaza kuza kubwira sheri. Uraza kumbwira Okay. Yandika
rwandiko immediate rugera kuri Hamani. So kuza Hamani aza yabyimbye, Hamani aza yabyimbye yigize igitangaza, aca kuri Morodekayi, abandi bose barona Morodekayi ashingije, ariko Morodekayi ari igitangaza. Abantu bose bikubita hasi barapfukama. Hamani aratambuka yabyimbye ahindukiye abona Morodekayi ashinzije, avuga umunyago ntamenya ko nkomeye. Haragenda ageze ibwami, bararya, bamaze kurya bagera ku tuntu two kurya, barya nyuma y'ibyo kurya ni dessert. Merci shamara abasirimu. Dessert, barya dessert mu gihe afite twakirida barimo nyuza amenyo, ariko naho abakira bafite twakirida mu kanwa batuvugiraho, mujya mubibona kakirida bakaganira. Arangije arahindukira amubwira sheri tumaze kurya, ngo mbwira icyo ushaka. Ariko Esther ni igitangaza. Esther ajya mu mwuka, arazizuwayo, aravuga rika sataha ya mando. Arangije aramubwira ngo shiwo waretse ko bwije tukazasanga mu nkera ya mu gitondo ka breakfast ka mu gitondo nibura nibwo turi buganire shu. Aswerusi aramureba, aravuga nta kibazo, arabisabye. Noneho abisaba Hamani yumva. Hamani arataha, yagiraga umugore witwa Jerete, arataha ageze ku irembo, abantu bose bikubita hasi. Areba Morodekayi, aravuga uyu munyagwa azamenya ryari ko nkomeye, ibwami ntibarya ntaraza, none uracyahagaze. Ataha ababaye, agera ku mudamu we. Madamu we nawe yarashinze ijosi yicamwe, sheri uvuye ibwami ngwino umbwira amakuru. Abanyamurenge bita amakuru bayita ngo ni impuruyaha. Impuruyaha ni ukubwira amakuru y'urugendo wagenze. Umugabo yarategereje, umugore yarategereje umugabo. Umugabo wanjye yagiye ibwami, yagiye gusangira n'umwami, nkeneye kumenya amakuru kuko ubwa wanjye ibwami baramuharaye. Nta makuru yaravuze, ntago dufungura ibintu bisorori sheri ataraza. Umugabo baraje ariko aza adafite morale. Umudamu aramaza, sheri ko wacitse intege, ko mbona utishimye kandi uvuye ibwami byagenze bite? Arambwira shureka nkubwire, ibwami hari akami kazi kaje kariya, noneho Imana yarakampaye, gasigaye kankunda, nigashobora kurya katarambona, ibintu byose ukarashaka ngo Hamani. We sibyo byiza si ngo ariko hari umunyagwa witwa Morodekayi, we namenya ko nkomeye. Umva inama y'umugore, yambwiye sheri humura, ndaje nguha amakuru. Mu gitondo ugiye gusangira nabo, banza ubazi igiti kirekire ukimanike hariya muri quartier neza. Na amakuru ya Esther ndimo ndabwira amakuru ya Bibiliya. Yese ko na amakuru mfite yanjye ni mabi, mujye muyareka. Kamibwira amakuru ya Bibiliya, siko siyo meza. Arangije aramubwira ngo mu gitondo bamwandikira bakatukugira inama, uriya muturage Morodekayi ntabwo akomeye, we andika urupapuro umwe mu musabe, ndagusaba ko uriya musekirite umwica. Yakoze wa mugani ko nkomeye, n'ibyo genda mu gitondo byihuse umusabe umusekirite baramuguha. Umuntu usangira n'umwami mu gitondo nimugoroba yagutumye mutarasangira, noneho ugenda umusabe mu gitondo ku buryo mujye gusangira mu gitondo neza. Morodekayi yabambwe. Mwumve abantu ukuntu batugira inyumvire. Aravuga okay sawa, mbahereza agastori gatoya dusoze. Umunsi umwe hariho umwana w'intama. Umwana w'intama murabuze, hakabaho n'umwana w'iki w'intare. Ngo byagendaga muri karitera ari abana bose bagakina. No umwana nyina w'intama abura akana k'intama. Aravuga se akana kanjye ko kagiye karihe, n'intare nayo akana kanjye ko masayo gutaka nakabuze. Bose bagoma kuri uko nguko. Umwana w'intare nyina w'intare ije ubona akana k'intare karatashye. Aravuze ko nakubuze umunsi wose wari he? Arambwira mama nakinanaga n'umwana w'intama. Wakina n'umwana w'intama wagipfuwe urakina n'ibyo kurya, ntago uzi ko birari ibyo kurya byacu. Rero ejo
kugira ngo umenye ko umaze gukura. Nukina nakwejo uzafata unzamenya ko umaze gukura. Bira nibyo kurya urya iyo ubona urimo kurya saa sita, urimo kurya bene wabo na kariya kana nakore. Niyo umaze kubona umutu umaze kuba mukuru, nimukina ufata. Ayo si amakuru ya mbere. Na nyina w'intama nayitegereza akana abona karaje. Nyina ibonye wiriwe ko nakubuze akana nako. Mama nene agiye gukina. Ukina nande? Muna wa mwana w'intare nyine kundi ku mugongo ngo wagipfuye. Ntabwo uzi ko barari abanzi bacu. Unabanzi bacu gute? Reka ntuzongere subutu ntuzongere. Akana karabera barana abanzi bacu barakuzakwica. Inambwa okay sawa. Ejo ntuzasubireyo. Ko sawa. Vuga ngo mu gitondo hageze akana k'intare karaza gafite misiyo yo gufata. Karahamagara, yewe karitana kanina ngo yego gwino dukine. Karangije gasohoka hanze ngo yewe ngo gwinama mwarayemo na nyoko natwe twaraye mu yindi. Haleluya. Umva uko ni kwikuzimu wapanga imigambi yo kukwica, no mw'ijuru hakaba ibindi migambi yo kugutabara. Haleluya. Haleluya. Uko ni kwikuzimu bapanga imigambi yo kuturangiza, no mw'ijuru hakaba indi migambi yo kugira ute yo kudutabara. Haleluya. Haleluya. Vuga ngo imigambi yose Uwiteka ajya yiburizamo n'izina rya Yesu. Inkeri iragera. Yesu ashimwe cyane. Haman igitondo amasaba arageze. Aravuga rero ngomba kujya gusaba nde? Morodekayi ko mubamba kuri kiriya giti. Haman araza. Yesu ashimwe cyane. Muri iryo joro, vuga ngo muri iryo joro, muri iryo joro, muri iryo joro ry'imanza, muri iryo joro ryo kuvuga kuntu wari umanika igiti, vuga ngo umwami abura ibitotsi. Muri iryo joro umwami abura ibitotsi. Muri iryo joro ry'imigambi mibi umwami abura ibitotsi. Atumiza aravuga ngo munshakire igitabo cy'ubucurabwenge. Haleluya. Haleluya. Umunsi umwe twigeze kujya turara mu nzu iwacu, yari ntoya cyane, chambre na salo, turi abana 7. Vuga ngo turi abana 7. Ntukabona umuntu aje yafunze yapebeje inyuma ufite y'amakuru. Twari abana 7 mu mujyi w'Irubavu. Bwana sifiwe sana. Bavuze ngo amazu y'abantu bose bayasubize. Cyangwa icyo amazu yo kubohoza muyasubize. President avuze musubize amazu y'abandi. Abantu bari bararyamye mu mazu base ngo nayabo. Dutuje tubona amatara yaka, dukina n'utuntu tw'uduke. Igitangaza kiraba musubiza amazu. Nari gato navuga se iranzo ntago ari yacu papa. Nisanga turana muri salo twese. Hagira umuntu ukomanga twese tukabyuka. Niba ngo hagira umuntu ukomanga ku muryango pa. Twese tukabaduka tukicara gutya. Kuba karibu wabara umuntu dukanze tukongera tukaryama. Vuga ngo ni igitangaza. Haleluya. Muri iryo joro umwami abura ibitotsi. Haleluya. 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 Yewe ukeneye ko umwami abura ibitotsi, zamura ibiganza byawe. Haleluya. Haleluya. Uko byamera kose, uko byasa kose, ntabwo ushobora gupfa Imana itarasoza umugambi wayo. Aya ni amakuru ugomba gutahana. Niba isezerano ryawe wavuganye n'Imana ntushobora gupfa. Reka gukangwa n'urupfu rushitagurika. Niba waravuganye n'Imana icyo yagusezeranyije ntugomba gupfa. Ntushobora. Aya ni amakuru ubzandike. Niba hari icyo wavuganye n'Imana ntushobora gupfa isezerano ry'Imana ritarasohora. Umwami abuze ibitotsi ngo aricara, ngo asoma igitabo, ngo asanga Morodekayi ngo rigeze kuburira umwami hari abantu baje kumwica. Ngo agisomye, Yesu ashimwe cyane, umwami asoma igitabo arangije abaza ngo ariko se ngo uyu muntu, Bwana sifiwe, ngo uyu muntu wamburiye bagiye kunyica, narangiza ngashaka amakuru ngashanga uyu muntu yarangira inama ngasanga abantu barimo bashaka kunyica, ni iki mwamugororeye? Barambwira ngo mwami ni we gito, uri gito. Barambwira ni we wa mbere gito. Gito murabaza abantu badatanga.
bamwe niwe wa mbere do uwo muntu aba ku irembo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari igihe umuntu agusuzugura kandi mu by'ukuri arimo aragusuzugura ntuzamubesha hejuru. Reka ngasubiremo. Umuntu aragusuzugura mu by'ukuri kandi ejo rero uzamubeshaho. Ndabwira ngo ujye wubaha umwana muto uriya aka kana kabyinaga ujye ukubaha, kuko aka kana ibyo kazabejo ntago bizi, gafite amahirwe 100%. Undi muntu wa kabiri ujye witondera umuntu usenga. Mana yanjye, umuntu usenga. Wowe waje mu nzu y'Imana, abandi barimo barazenguruka no hanze, ntago ushobora gutaha amaramasa. Ntushobora no gutaha ukavuga ngo ntago wafashijwe, ariko hari ikintu cyanditswe. Hari iki pastor wowe nubizi, ariko hari ikintu cyanditswe kandi icyo kintu kizasohora. Keswa kizasohora. Undi muntu wa gatatu, umuntu wize. Wimusuzugura ngo numushomeri yose ngo meze neza, ejo azakubeshaho. Umuntu wize, attention. Sabano batatu. Umuntu uziko yize, mwubahe, wubahe umwana, wubahe n'umuntu usenga. Yesu ashimwe cyane. Umwami Ahasuwerusi aravuga ngo mumbarize umuntu w'ibwami mu buyobozi bwanjye, umuntu uri hano hafi. Haleluya. Baramubwira ngo ahangaha umuntu uhageze ni umugabo mukuru w'ingabo Hamani. Baramubwira mubwire ngo mumuzane. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuga, reka nihute nsoze. Baramubwira ngo umuntu ugeze hano ibwami ni umuntu bita Hamani. Aramubwira ngo Hamani we ngwino data ngwino. Aramubwira Hamani ngwino. Ngwino papa ngwino. Ugiye kuba Hamani ngwino. Ariko n'urugero ndeba. Uyu ninde? Aramubwira Hamani aritaba ngo karame. Ngo ngiye kukubaza. Ngwe Hama, umuntu umwami akunda akanamwubaha, akumva namukumbuye, kumva yamugirira neza. Hama, umuntu numva mfitiye urukundo muri bino bihe. Hama nimbwira rata n'icyo umuntu yamukorera. Amani mu mutima arabyimba. Amani aravuga ngo Amani suko byimba, ubwibone buramubyara, avuga ngo ni njyewe roro kirya ntara none bategereje no kurya naje. Hamani arabyimba bigitangaza, atangira kujya asubiza atinze. None nijoro twariye, none na mu gitondo banze kurya, uwo sininde wundi ni jewe. Ngaho mbwira ikintu umuntu yakora umuntu akunda niki? Ntubizi si bivuge. Aramumva ko namubwiye ngo ufashe. Yaramubwiye ngo icyambere uramuha ikamba ryawe n'umwambaro wawe wa wundi ugenda wambaye. Wa mwambaro wawe wambara mu birori, si uyu nguyu no, wa undi wambara mu birori by'abantu bakomeye. Hahandi yasara ujye ujyamo bya bintu nyine, wa mwenda ujye ubika nawe utashobora kuzana. Umwambike ikindi mwami, umwambike na rya kamba ryawe. Ikindi cya gatatu, umushire kuri ya farashi yawe. Ariko Hamani we, mumve mabwire ibi bintu ndimo kubabwira ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Nta kimwe muri iyi si umuntu usenga atakwizera ngo abone. Kambisubiremo, umuntu usenga nta kintu na kimwe atakwizera ngo azakibura kukibona. Reka mbisubiremo, hari umuntu urimo kunyumva. Umuntu usenga, umuntu wizera Imana, umuntu wemera Imana, nta kintu na kimwe muri iyi si iyi sukuma ya none ariko bafashe
aramubwira ngo Hamani asubiza n'ikiburi cyinshi n'ikiburi ako Hamani ariko Hamani aramubwira ngo uko bivuze hatavuyeho na kimwe. Haleluya! Hatavuyeho na kimwe. Genda ubikorere uriya muyuda witwa Morodekayi. Hatavuyemo na kimwe kuko igihe cye kirageze. Byose ugenda ubimwambike. Imana ibereze umugisha. Aramubwira ngo mureke gato amabwira amakuru matoya. Aka kantu Imana irakampaye. Ntabwo ngiye kwirata. Ariko reka nirate ndamaze. Nubundi se ndataha iwawe urufunguzo narufite. Pastor we nta kibazo n'undi uzongera ngarure. Abandi nimushake akari mwese ntacyo. Narambagije abakobwa hano benshi no mu rusengero baranyanga. Ariko se bona nari kwangwa. Ariko uzi impamvu batakwemera. Imana ibona ko batari mu rwego rwawe. Reka ngasubiremo mukumve neza. Umuntu mvuge ngende umusore urarambagiza umuntu akakwanga akubwira kuko amaze amakuru yawe ko munasengana rimwe na rimwe ibyifuzo byaba byumva na restaurant irama yizi naho ugurira imyenda hazi umukobwa akakubara akavuga ntago uzavamo si w'Imana yambwiye akabyanga uzi kuna kubwira abwo mukozi w'Imana uri musaza wanjye ntago katiye mu bwenge kuri bro nuko ntago nkenenguza bintu tubivugeho tuvuge ku kikongeza igihe cyo gushaka nitutavuga kuri ibyo ngibi byose tuvuge kuki Mana ishimwe nitutavuga kuri ibyo mbwiza ukuri tuvuge ku biki nukuri uretse gushaka go mwabakobwa mwebwe ngo tubireke ngo yango shano ngo apo jene twaporere baradagakata ngo apo ngo reka tubireke uriya mugabo w'Imana uriya twarasenganye cyane uriya ryaziguriya amakuru yanjye arayazi yose uriya mugabo arayazi twarasenganye hano twasaze abasore nk'umunani nka 30 tukabura gukoteza ngo tubone ifoto yugureza umuntu byaze ndabesha tukayabura pe gukoteza ya foto batanga mu mpano ya mpano arindi twatanga sari ifoto nuguzo dufoto twaje tukadushiraho ariko Mana we yewe mbambwira ningera mu ijuru nzabwira Kristo tubaze duhana ubuhamya umbwira amakuru yo ahuri nayo mwisi nanjye ngubwira yanjye twumve. Bwana sifiwe. Haleluya haleluya haleluya. Ariko namara gutana no Imana ikambwira ngo mvunga porere mwubwire muhungu wanjye ndi Imana itajibesha nzakugirira neza kuko nagiranye isezerano na sogokuru Abraham nicyo kituma nzakugirira neza. Ibyo nkari bicarira gacece igitangaza cyarabaye yo mfite ubukwe. Haleluya. Yewe niba udafite ishari haguruka dutere haleluya haleluya. Mwicare mabwira yandi makuru mwicare bari makuru. Hamani gumaha Hamani uragumaha kiriya giti so wakimanitse gumaha ariko na Hamani mu izina rya Yesu amen. Nukuri ko Imana abakobwa bagushira entre parenthèse nta gusubije ukaguma hagati ngo mube tube bro. Noneho niba banabwirana barabwirana nakomeze barabwirana kabya gufuriya no bagenda kujya banabaza ugasanga amakuru yawe barayazi kandi Bwana sifiwe haleluya
bakabwirana kumva n'undi nakubwiye ngo cyangwa po nukuri umukozi w'Imana ariko ndi umukozi w'Imana urashaka umukozi wa Satani nyine ni kuta wibaza ndi umukozi w'Imana niba udashaka umukozi w'Imana urashaka umukozi wawe aho wose nibirangiye Apollinaire nkazamuka nkajya kanyarira nk'abantu ndi umushomeri nasaga neza byazi ntubizi niwe twabana guriya rwose nasaga neza navuga no muri Rivigwade nasoka nzumura kambira ngo wangurishe nka $1,500,000 nukuri kw'Imana yo mwijwe ufite 200 yo kurya bice ni hose nakubeshye nanahimbaza cyane atakara ngo nibibazo nyine ngo ndarwana nacyo mpaka ngifasha narahimbazaga cyasimbuka nkamenya umuntu ugifashe twasoza amaterano nkamubwira mpereza none se saa yanjye nabaga nibye se hari amafaranga yanjye yaguye yame yame nukuri akayamereza agashapa yafata ngashaka mufuka nkagenda nkagura amandazi 2 amandazi 2 nkayarya nta n'icyayi namara kuyarya nkagotomera amazi ninjye bivuze ndi kuruhimbi rw'Imana simbeshe haleluya ibi ndabikubwira kugira ngo iri joro umwami abure ibitotsi ku bwawe ijoro ryarabaye umuntu abura ibitotsi this time ako se kambiwe na mikoro iri wasanga nankurikiranye ngiye kurongora umukobwa uri muri Amerika Halo no najya kanyari nkumva umuntu umuhanuzi araje arambwiye ngo mumva icyo Imana ivuga nawe ntambwira yego mbwira nwira nanjye nzi kubwira abahanuzi ngira bambwire yego rwose umuhanuzi ujye utuma avuge bajye bagwana wicaye meze ngo Imana ikugire neza ngo mumuca intege Imana ikugire neza ubyina avuge haleluya akambwira mva nkubwire ngo mbonye Imana igukoreye ubukwe kandi ubwo bukwe umugeni wawe ntago ari muri Afrika nkambwira ndacyakiriye umugeni wawe muri Amerika ndabyakiriye umugeni wawe uzakora umurimo w'Imana muri Amerika ariko wowe n'umurimo wawe uzakora muri Canada ni sawa nkavuga mena oh haleluya icyo nkundira Imana dusenga Imana ivuga n'ikimenyimenyi ndakwinginze nuko wemera ko Imana yawe ireba ko Imana yawe yumva ko Imana yawe ikora ni principe 3 gusa nurangiza utegereze mfite ubukwe ku itariki 4 zejo wundi mu kwa 3 none kudakomya amashi umva rero Hamani hatavuyeho na kimwe genda ubikore Morodekayi Hamani mwibaza ako Hamani yari muzima nta hantu birivuga ngo Hamani yaguye hasi ariko ari njina ari kugwa hasi Hamani yari muzima nta ndwara n'imwe yari arwaye Hamani yari igitangaza arambwira ngo Hama hindukira ugende kuri Morodekayi hatavuyeho na kimwe ubimuhereze yageze kuri Morodekayi none Morodekayi umuntu usenga ntihazagira ikintu kigutera ubwoba njyewe Apollinaire nasomye cyanditswe kivuga ngo Zaburi 125 ngo nkuko imisozi igose Yerusalemu ngo ni Uwiteka ajya gota abantu be ngo uhereye none ukageza iteka ryose haleluya guhereye none ukageza iteka ryose icyo cyanditswe naragisomye shira ubwoba ndatuza uburyo Apollinaire undeba ni ufite na nimero yanjye nukuri njye narabyakiriye mu izina rya Yesu kandi birimo birasohora singomba gupfa haleluya yewe aya makuru ni sawa iri joro umwami abura ibitotsi nukuri iri joro usinziriye
umwami abura ibitotsi, abura ibitotsi, abura amahoro, witurije. Bwana sifiwe, haleluya, haleluya. Hamani ageze kuri Moridekayi aramubwira ngo databuja, bibagenze bite ko nyise databuja? Ariko ikikwereka kuntu abantu basenga batagira n'ubwoba, bahora biteguye ko icyaba cyose Imana ishobora kubazamura. Moridekayi ntabwo bayagize, aramwitega umutwe, nyambika nyine, nyambika. Aramwambika, arambwira ngo tega n'ibitugu singibi shiraho. Araje abwira ngo ambara ifarashi, ngo uzamuke ku farashi, arambwira yihindukize neza. Hari akantu Moridekayi yavuze ndagakunda. Yageze ahantu Vesheti atuye, abwira Moridekayi, Moridekayi ndakwinginze nitugera iwawe wongere ijwi, kuko ukuntu urimo kuvugana muri quartier, nitugera ku nzu yawe ko yagenda ngo dore umwami akunda, dore umwami akunda, dore umwami akunda, dore umwami akunda. Aramubwira ngo itonde, nitugera ku nzu yawe uzamura ijwi cyane, madamu yawe yumve, yumve, yumve. Oh, haleluya. Aramubwira ngo Hamani we, hari ukuntu urimo kugenda umanura ijwi gake gake ndimo ndakumva, nitugera ku nzu yawe uzamura ijwi ryawe ku buryo madamu wawe abyumva. Jerete arangije aravuga ngo uwo muntu ndimo kumva si ijwi ry'umugabo wanjye. Umudamu wa Hamani abwira abana ngo muceceke, iryo si ijwi ry'umugabo wanjye ndimo kumva. Asohotse hanze arumirwa, asanga Hamani, ngo dore umwami akunda, dore umwami akunda kubaha, dore umwami akunda kubaha, dore umwami akunda kubaha. Yeah, haleluya. Dore umwami akunda, dore umwami akunda. Jerete arangije aramureba, aramubwira sha, aramubwira sheri, agasa ajya mu nzu nawe arahwera, aravuga umugabo wanjye ko yagiye ibwami kurya, twamutegetse na kiriya gitare umanike wa Moridekayi. Bigenze gute? Bwira mugenzi ngo bihinduke. Haleluya. Zamura ibiganza ugire gutya ngo bihinduke, bihinduke mu izina rya Yesu. Abifuzaga kukwica bihinduke, abifuzaga kukuroga bihinduke, abifuzaga kukwica bihinduke mu izina rya Yesu, bihinduke. Yeah. Wari ugucukura icyobo ngo ukijyemo, bihinduka kijyemo. Wifuza ko abana bawe bandagara, abe bandagare. Wifuzaga kukugira igitaramo ku gasozi, ari uhinduka igitaramo ku gasozi. Wifuza ko bakwirukana mu nzu, ayisohokemo we mu izina rya Yesu. Wifuzaga ko abana bawe bataziga, abe bandagare mu izina rya Yesu. Vuga ngo bihinduke mu izina rya Yesu. Zamura ibiganza byawe ugire gutya ngo bihinduke. Vuga ngo bihinduke, iri joro bihinduke, iri joro bihinduke. Hamani arataha, genda. Hamani arataha, asanga umugore waricaye. Arambwira sheri, umuntu nabonye cyangwa narebye nabi? Umuntu nabonye hano arimo kugenda yiruka avuga ngo dore umwami akunda, ngo dore umwami akunda kuba. Shu, ni wowe? Ariko Hamani ni igitangaza. Hamani aramubwira ngo yewe, ibintu ntago byoroshye. Atangiye avuga ngo ntago byoroshye, intumwa z'ibwami ziba ziraje kumubwira ko amasaha yo gusangira na Esther agize ute. Iturize intambara zawe, hari ukwiye kuzirwana, si wowe. Haleluya. Intambara turwana ntabwo ari izacu. Ndakwinginze muri iyi si ujye wiga guceceka, ujye wiga guceceka, Satani uzamunesha. Ujye wiga guceceka, ibiguhagurukiye bizajya bigonganira hirya.
hirya Imana iguhishe. Ariko we icyama ukanyumva, hari intambara tudakwiriye kurwana. Bwana asifiwe. Oh haleluya. Intumwa z'ibwami ziba ziraje bamubwira ngo ibwami baragukeneye. Muri ako kanya akivuga n'umugore yari yatangiye kubyumva muri we. Urufure gutangira kurwumva, utarafa ariko utangira kubyumva. Nako ndumva nameze neza. Yewe navukiye muri Kongo, twaje turutwana dutoye naho gatoye cyane. Papa yigeze kunganiriza kuntu bishe mukuru we, bari yo no barimo bagenda batashye. Noneho papa abona abantu babiri bamukurikiye, aravuga se abantu, abwira mukuru we, abantu badukurikiye baje gushaka iki? Ko mbona duhagana nabo bagahagarara. Rero mwana wa mama, aho kugira ngo batwice twembi, nyura hano nanjye nyure hano, turaza guhurira hehe? Turaza guhurira imbere. Baragenda, papa ahita yicara ahantu arihisha, mukuru we arakomeza, baramukurikiye. Ariko aho papa yarari ngo yumva ikintu kisa nkaho kikata mu nda, kumbe yabyumvaga kuriya mukuru we barimo bamubaga bamwicisha inkota. Urabyumva muri wowe ukumva there is something wrong nyine muri wowe, ukumva ko ari ibintu bitarimo bimera neza. Yarabinganiza akambwira ngo iyo ufite ikibazo wowe, Paul yigeze kubwira Timoteyo, arambwira ngo Timoteyo we, iyo ngutekereje numva mu nda yanjye handi. Kubera iki? Timoteyo yari umwana wa Paul. Aramwe kandi Timoteyo, nujya urambika abantu ibi, nujya urambika abantu bose ibiganza, kuko intambara zabo n'ibyaha byabo bikujyaho. Pasa urambitse umuntu ikiganza, aba n'abana bawe, izose zirakuzaho, byose biraza, ibibazo byawe byose. Niba Paul avuze ngo Timoteyo ngutekereje, mu nda yanjye harandi. Timoteyo yoboraga abantu barimo nyina wa Mariya, Prito Mariya nyina wa Yesu, harimo na se na Petero. Bakambwira wowe wa mwana uratubwira iki? Twe twabanye n'umwami, twasangiranye nawe, we wakana we. Niho Paul yamubwiye ngo Timoteyo ngo ugire umwete wo gusoma. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tuzamura ibiganza hejuru, vuga ngo ijoro umwami abura ibitotsi, kandi arabibura. Yo hano hari umuntu umwami arubura ibitotsi, mwebwe mwabyumva. Umwami arabura ibitotsi, kandi uyu munsi uryame usinzire, iri joro usenge uryame usinzire. Umwami abura ibitotsi ku bwawe mu izina rya Yesu. Hamana agera kwa Esther, uyu munsi ndaguha amakuru. Vuga ngo bajya ku meza, baricara bararya. Ariko umwami aserutse akibaza, madamu wanjye utavuga, twasangiye nimugoroba, none saa sita, none na mu gitondo, mwino nkera ya mu gitondo, murye vuba ndashaka kumva icyo shira ashaka kumbwira. Vuga ngo igikundiro. Yarebaga Esther akumva arahwereye. Esther yabaye mwiza mugore wanjye, kanze umbwire. Hari ukuntu ugire umuntu ukabona yabaye mwiza cyane. Noze nawe ujumva ukuntu muri gasheni nari ngukumbuye, ngo naraye nicaye kandi warusinziriye. Ngo nukuri nabuze ibitotsi urakangutse. Ariko abantu bakundana barabishana, nibo bambere. Nabwiye abari nabwira ngo iyo ubwiye ngo shu ngo nabuze ibitotsi ngo naraye nicaye, nawe itakubwira ngo nanjye nuko, kandi arabyutse nawe urabyutse. Si kimwe se. Niko niba umubeshe ujye umenya n'ibyo yagusubije, nawe arakubesha. Akantu niko nuba ngo nubeshe umuntu, ibyo azagusubiza bizabihwanye n'ibyo wamubwiye. Amen. Arambwira sheri ngaho turye dusoze. Bararya basoje kurya. Ngaho be mbwira amakuru. Arambwira sheri reka nkubwire rero. Ako Hamani agira n'imbaraga. Hamani yarariye. Ako Hamani n'igitangaza. Hamani yarariye nasoza mbere. Hambwa twasoje ngaho tubwira amakuru. Hambwa sheri urabizi ko wapfakaye bwa mbere. Nuzi ko umugore wawe yapfuye? Uyu mugabo uyu niwe muntu ushaka kongera gupfakara. Asoresa aravuga ngo ashaka kongera ute? Urashaka kongera gupfakara, ashaka kunyica. Biravuga ngo asoresa ngo yuzura umujinya uramwuzura, arasohoka ajya muri jaride kwigenza avuga ngo uyu munyagwana ngo ndamugira gute?
ngo akivuga gutyo ariko Esther azi ubwenge, ariko Esther ndamukunda, Esther ndamukunda we. Esther ameze nk'umukobwa ngiye gushaka. Esther yarazi kuvuga amagambo makeya, ijambo rikenewe. Esther yabishaka, igihe umwami yamutungaga inkoni yagomba kumubwira ngo Hamani mwice, yagombaga kumwica, ariko yaravuze buretse. Bwana sifiwe sana, haleluya. Esther ni ukuri, Esther niwe wa mbere. Aramubwira sho, uyu mugabo ubona uyu arashaka kunyica. Numva amakuru mbabwira, Hamani no utaruzi kwa sebukwe. Asuerusi, umwami Asuerusi ntiyarazi kwa sebukwe. Uzima batarahazi, ntabwo yarazi Esther ko ari umuyuda. Mwabyumvishije? Asuerusi ntabwo yarazi kwa sebukwe. Bwira mugenzi wawe ujye umenya amakuru yo kwa sebukwe, uhamenye, umenye amakuru hano ugiye gushaka, uhamenye. Asuerusi ntabwo yarazi ku sebukwe. Yamaje abona se sheri, burya bwose uri umuyuda. Arambwiye iyi none Hama urashaka kunicira umugore vakare, urashaka kunsubiza mu busiribateri. Wasohoka hanze, ngo agisohoka hanze Esther ngo yinjira mu cyumba, ariko Esther yarazi ubwenge, ngo akinjira mu cyumba Hamani amwirukankaho. Hamani amwirukanse ngo amupfukama ku bibero, ngo ibiganza bye bishira ahangaha. Ariko Esther ngo avuze induru, ngo atabaje. Hamani aza yirukanka, ngo ageze muri saro aravuga ngo umunyagwa nyiciye umugore. Asuerusi ageze muri saro aravuga ngo umunyagwa nyiciye umugore aka kanya. Amunyije agiye mu cyumba asanga Hamani ari kubibera. Aravuga aramubwira sha kumwica bivuyeho, none ushaka no kumufatira mu maso. Abaje bumva ariko abantu bavuga ndabakunda, abantu bavuga gutya. Umuja baraje gwereka ngo mwami, ngo si ibyo byonyine, ngo uyu muntu yamanitse igiti hanze. Haleluya! Aramubwira si ibyo gusa. Abantu bavuga mujye muri ariko bavuga ibintu biri ngombwa. Agasakuza we hari hano ngo ari intare, kandi ko kihari. Ukanga ngo uriya muntu ngo arasakuza, wageka kubirindura. Kandi umuntu w'umumotsi yavuze Imana irakubwiye ntiwumva. Umuntu abaraje aramubwira ngo yewe ibyo bintu si ibyo ngibyo byonyine, uyu munyagwa yamanitse igiti hanze cyo kumanika. Wa muntu wabwiye ngo yambike amakanzu, yambitse amakanzu, yamanitse igiti cyo kumanika. Karite yose irabizi, kajagari kose karabizi, baramumanikaho kandi wamushimye. Umva kuntu yavuze, yaravuze muze mwese mufate umuginga, vuga ngo bihinduke. Haleluya. Umva ngubwire iri joro bihinduke mu izina rya Yesu. Aravuga ngo uyu munyagwa ikintu mwamukorera. Ndumva shaka gutera haleluya. Duhaguruke dutere haleluya. Haleluya. Imana yacu yamamare cyangwa ntiyamamare? Imana yacu yamamare cyangwa ntiyamamare? Imana yacu isingizwe cyangwa nisingizwe? Haleluya! Vuga ngo bihinduke. Keso bigomba guhinduka mu izina rya Yesu. Mana bahereza umugisha mwinshi. Mu izina rya Yesu. Atumye niga ingingo